This is Legacy TV. Chimera ko subscribe herereye mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, abari muri diaspora, Oceania, Australia, Europe, Asia ndetse na Amerika, mwese kabisa muri abantu ingenzi anga kuri Legacy TV. Turi Kimisagara kuri Maison de Jeune, turi kumwe n'umustar hanga mu gihugu cy'u Rwanda maze kumenyera cyane ibintu by'ama cover mu njyana ya parody, nto ndamwita Silivizo. Silivizo, mambo vipi? Poa man. I'm good man. Man, yari stage so none hijwi ibenya ryaheze. Umva nyine nawe urabibonye. Kara akazi katoroshye niyo mpamvu sound ntago yasohoka neza nkuko mbere nari meze yaho. Ako stage yahititse ngo abana bose siga ngo baryamye hasi. Sha ntago mbizi cyeka nimbireba. Yeah. Ese uzanga hanabonye uza mu modoka ihenze bya hatari kumwe n'abababy babiri beza bya danje, bari abakobwa ubundi mupanga ibiki? Ni bashiki banje bose. Nabonye ko nazanye na daddy, nazanye na papa na ba sister banje. Yeah. Abashiki bose mashiki n'umukobwa nabonye mwiza w'inzobe cyane. Yeah. Yeah, uriya ni inshuti y'umuryango tu, ariko nazanye na famille. Wabonye ko kuri stage nari kumwe na bro Afizo. Na Fizo mwongoje gute kujya nabajya kuva stage akabekinga? Nta kumwongoza rega ibintu turabivukana byahoze ari ibyacu kuva kera mu gisekuru cy'abasogokuru bacu. Yeah. Uvuye kuri stage ukurikirwa n'umuhanzi witwa Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis. Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis mubanye gute muri iyi minsi? Man, narabisobanura mu gihe cyashize. Hari abantu bazi ngo King Lewis dufitanye ngo beef nyine bimwe bya kera. Biriya no buryo bw'akazi byaragatwikongera ngo muri ya staff ya Briane nagiye mbivugana henshi. Nta kibazo na kimwe dufitanye, ni brother nkuko nawe uri brother. Yeah. Ugeze kuri Briane hari akabona aje anga nibaza, urabizi turabavanye tujye tuvugana cyane weho. Briane herutse hazi ibintu bya RIB byo kujya muri RIB. Ese ni wowe wajyanye umuntu muri RIB cyangwa se ni Briane wakujyanyemo? Okay, siko numva ntashaka kubigaruka kuri ibyo bintu ko byarangiye. Byararangiye nyine karagatwiko bikorwa nabi birangira bigenze kuri yatu, ariko byararangiye. Yeah. Nta ngaruka ziri negative zigeze zibizamo? Hajemo amasomo ariko ingaruka zari kuba nyine iyo mba ntari hano. Ereka tubyorere. Nganye Silivizo ati tubirenge. Ya hari amafoto nabonye y'umwana mwiza cyane umushyira kuri status, umwana mwiza w'inzobe kabisa. Uramubebe n'uwande? Umubebe mutoya. Ako se koko sinamubabwiye, ni parody nyine, ni za parody nyine tu. Wari n'umwana wawe? Yeah, n'umwana wanjye. Yeah. Ubungu Silivizo ni umugabo arubatse afite n'umugore. Ibyo bintu rero ndikumva ari ubuzima busanzwe, kandi reka tuvuge ibyo muziki man. Hahiye dora ahubwo reka nje kura performance ya King Lewis ataza kugira ngo ni bya bintu twakomeje. Ibintu byo kwinjira biri guhita bikubangamira. Okay, reka tugende muri iyi minsi noneho. Hashize iminsi navuga ko amaparody usa nk'umuntu uri kugabanya mu kuntu runaka ugakora nkeya ubundi ukaza ugakora izindi. Byagenze bite muri iyi minsi ko ntakibona parody nyinshi nkuko wabikoraga mbere? Yeah, no kuvuga ngo mbere nari ndi muri management biba ngombwa yuko nyine bitarangira neza. Ntago imikoranire yakomeje, ubu ndi kwikorana nta wundi muntu turi gukorana, niyo mpamvu ubona nyine bura nibwo bushobozi mfite bwo gukora kuriya, ariko ndatekereza ko ubwo hagarutse ibitaramo akantu kagiye kuboneka zigiye kumufiririzo hit after hit. Yeah. Parody ziri international ni ukuri kitazikoraho? Ndazikora none international. Muri minsi nyine yari nk'izokorwa urabona nk'izo idikenzo ziraza wigize gukora zigagera kure nyine byatari. Muri minsi urukona uri kwibanda kuri parody z'inyarwanda gusa? No, hari na simperuka gusohora singi ya Joboy yitwa Call. Ako sipi ariko muri minsi ari inyarwanda zo zari nyinshi cyane. Yeah, nizo zari nyinshi kubera yuko nari nibanze nta cyane ko hari amahiti menshi, burya baravuga ngo ujya gutera uburezi agira ate arabwibanza. Nari ndi kubanza hanga kujya mu banze makore niriya mfite n'izisi bamwe ko natangiye gukora na parody z'aba China, z'abanyakoreya, z'abanyamerika, men zirahari nagahishye, ni imipaka twambuka pro. Yeah. Okay. Hari akantu ku ndirimbo zawe muri title usigaye ushyiraho tag amadolari 500. Kara kantu gashatse kuvuga iki? Ibyo ni ibanga ry'akazi. Yeah. Kara kantu gashobora kongera amafaranga kuri YouTube. Nawe uzabikore nyine aziyongerewe sura yanze. Asibad. Ibutse ubundi wambaye yangaye ko ndibona ari ibirombe nk'ibya Diamond. Sha uyu munsi ntarwo nigeze mbona ukuntu nambaye kuko iki gitaramo cyabaye gitunguranye, byari bitunguranye cyane. Nyine byari bitunguranye kuko bamenyesheje ejo numva bongeye barabihindura bigenda bihinduka. Ntago narebye ukuntu nambaye kere kubajije Afizo niwe nabaye mbwira ati afakira mbara. Yeah. Afizo niwe gutegura imyambaro yose. Niwe wambwiye kubitamo tugende. Afizo ikazanga kuri Legacy TV
urakoze. iki cyangwe cya Silivizo ubundi iki cyangwe cya Silivizo wagiteguye ute? Cyangwe nk'uko ubibona kuva hasi kugera hejuru, urabona ko maha yambayemo umutuku, harimo umweru na shanete zishashagirana ukuntu. Aka gatwiko k'umweru na ziriya nkweto z'umweru zirimo umukara n'ipantaro y'umukara, urabona yambaye n'ikote ry'umukara na rayibani z'umukara zirimo umweru, urabona byose birashashagirana. Aka gatwiko kitwa Tensulayi walayi. What bro? Aka kitwa Tensulayi walayi man. Iteza Fizo n'umunyabigwi. Bakomoye Silivizo kurusha umunwa wa kintu. Afizo. Kurusha umunwa. Umva muzamumenye. So mwiteje. Dore n'ahandi ntago nakweretse. Ingofero ni black na white, yitwa white. Icyango cyose cyitwa Tensulayi walayi. Afizo uri umwana muto wajyanye na Silivizo kuri stage, ntabwo ukijya kuri stage wari ufite uko kuvuga uti ndabyitwaramo n'uyu munsi. Kamubwiza ukuri atari ibintu byo gutwika. Tureke ibintu byo gutwika gutumika. Kamubwiza ukuri. Iriya stage man hari akantu kambamo, ubundi nabifataga nk'ibintu byangenewe ariko nari ntarageraho. Nyine man yumvaga nyine abikwiye byose. Nari mbikwiye ariko nyine man oya nta gutera ubwoba man. Ikintu cyagutera ubwoba. Nta gutera ubwoba. Nari mfite amatsiko yo kwibona imbere y'abantu, sinkubeshye n'ubwa mbere ngiye kuri stage ingana kuriya, ariko nyine man nari mfite amatsiko yo kujyaho noneho nkereka abanyarwanda ibintu mbafitiye kandi n'ibindi biracyaza. Hari indirimbo za papa cyangwa wakoze abakoreye amaparode, kuki nta ndirimbo wigeze urimba mbere yuko ajyaho cyangwa ntiwigeze uzitewe? Nta kantu wigeze utekereza kuvuga ngo nshobora kuririmba indirimbo ye mbere ukajya kuri stage? Ibyo ngibyo kereka abantu bazareba ino show yabaye, nisubwo kuko ndirimbye indirimbo ze we yaririmba izandi. Nabamuhemukiye kumufata ko kandi tuba dushaka abavandimwe turya tugasangira. Man, hari akantu wakomejeho ka management, hari ukuntu watandukanye na Kasuku, n'ubu ngubu hari inkubiri irimo ikintu nshaka, ntugire ngo kuguteranya ikintu nshaka cy'inama ku bahanzi. Na papa cyangwa ejo hari inkuru yasohotse ivuga ko ashobora kuba atandukanye na Ruki Kirabiranya, ntibari kwamamaza ibintu bye, nta kintu bari kwamamaza, nta kintu cyo bagikoraho. Iki kintu cya management n'abahanzi mu Rwanda uri kukibona ute, cyangwa se ubona ababa bafite amakosa cyangwa se ubumenyi mu kudakora contract arabaye? Shangiye ntago rero najya mu by'abandi, ahubwo ngiye navuga ibyanjye. Man, nyine muri musana abakeneye management, ariko nanone abakeneye management nyine buzuzanya bumvikana ku bintu byose. Management yo mu Rwanda hari ukuntu nyine itameze neza, kuko ntago ari papa cyangwa gusa, hari n'abandi byagiye bibaho kandi bari muri management za danje. Sinzi ukuntu navuga nyine sorry management sibyo. Nimba ari zo zifite ikibazo, nimba ari twe dufite ikibazo, ntago mbizi ntago nzana ikibazo kiri, ariko ngiye mbibona mu Rwanda gusa. Ngiye ku giti cyanjye main management ngiye nabagamo sibyo, ntago byagenze neza, ariko nanone nkaba nifuza indi management yabiri hejuru iyo nahozemo, kuko iyo ufite management ibintu byawe birihuta kandi bikagera kure, kuko urumva gukora uri umwe bitandukanye nuko mwakora muri team. So management ibiri byuri mbwiye bya papa cyangwa ntago nabivuga ko ntago ngenda nabizi, iyo nkuru nani nabonye ubwo niwe ubizi, ariko ngiye ku giti cyanjye management yanjye nta kibazo twari dufitanye, ahubwo twagiranye ikibazo mu buryo bw'imikoranire mu buzima busanzwe. N'ubu ngubu nagera nkakora projet yo, kubera ko haracyari mu rugo n'ubundi ntago kuba tutagikorana. Bose ni abavandimwe kandi hose harashya tu. So rero kuba tutakiri kumwe ntago ari ibintu bya danje, ariko buri muntu wese ushaka pfa kuba ashaka yuko mbaho nawe akabaho, twakorana kabisa. Afizo parode ubona parode Silivizo akora uyibona utebone muri rusange dusoza? Parodi ni ikintu kinini abanyarwanda batakwiyumvisha, kuko urabona byonyine ahantu duteretse Yeah. Wane papa makuru.